mumeze neza ni Mbijojo ugarutse hano kuri Mbijojo EdTech. Murabizi tuza hano tubazaniye amakuru meza cyane, haba ari ayo gushaka akazi, kwiga ndetse no guhanga business zitandukanye. Tubagirira business time, tukabagira na education time ndetse na job time, aho ushobora kubona amatangazo y'akazi kagezweho, uburyo wakiyapurangira ndetse n'ibindi, ndetse n'amatangazo yo kwiga aba kuri scholarship ndetse no kwirihira, uburyo wabyisabira n'ibindi bitandukanye, ndetse no kubwirwa inama za business na business wakora n'uburyo izo business waziteganya. Niyo mpamvu niba ari ubwa mbere tugezeho, wakanda subscribe ndetse n'inzu y'imenyekanisha kugira ngo video dushyizeho ube wayibonera igihe, ukaba uwa mbere mu kubona izo video. Ndetse video yo gushimishije like eba ari inkunga ikomeye cyane ku buryo ugaragaza niba izi video zacu tubaha hari byinshi cyane zibagezaho kandi zibafasha buri munsi. Uyu munsi rero nazanye itangazo ngenda ndibaha mu ma social media atandukanye, haba mu groupe WhatsApp, kuri Facebook, kuri Twitter zacu ndetse n'ahandi hatandukanye. Abantu bati none se ibi ni ibiki, waduha ubusobanuro burambuye n'ibindi bitandukanye. Iryo tangazo nta rindi ni gahunda yo kwiga cyangwa ya internship n'uburyo buri fellowship na professional development mu kazi ukora, cyane cyane mu bijyanye na leadership itanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri ambasade zitandukanye. Rero nk'uko mubizi, nk'uko mbibabwiye, social media ni ikintu cya mbere gikomeye, haba hano kuri YouTube, za Twitter, TikTok, IG, Facebook n'ibindi bitandukanye. Benshi cyane bazi ko kujya kuri Facebook ari ukujya kwisomeraho gusa, share ishusho, mwaramutse, mwiriwe, ariko habaho n'ibintu bifite akamaro kandi bikomeye. Uyu mwanya rero ngiye kubatembereza kuri ambasade ya Amerika, kuri US Embassy Kigali. Niho ngiye kubatembereza i Kigali uyu munsi kuri ambasade, duciye kuri social media zayo cyangwa zabo. Murabona iyi ni Facebook ya ambasade, nujya ubona aka gatiki, iyi tik ukayibona kuri social media, ujya umanza utaking note. Nta muntu uciriritse wapfa kubona tiki kuri social media, nuyigira aribwo agitangira aba yafashe umwanya akanatanga ibishoro kugira ngo agere kuri urwego. Ibigo bya leta n'ibigo mpuzamahanga byo iyi tiki biyibona kare, kuko nibo bambere bagira n'aba views cyangwa aba followers cyangwa like nyinshi cyane mu buryo buri global, ariko bo baranemera bakishyura kugira ngo ama social media yabo abe published kuri global level kandi aba ya trading ahantu henshi. Iyi rero US Embassy niyo ngiye kubatemberezaho, ariko nihuta ku itangazo mwabonye dupublishinga ku social media yandi, mbese ubwo ni amashares. Hano rero hari itangazo bacishije ku rukuta rwa Facebook. Ambasade ya Amerika i Kigali yatangiye kwakira ubusabe ku bashaka kwitabira program ya Hamlet H Humphrey Fellowship, haba ufite inyota yo gutanga umusanzu mu miyoborere myiza no guteza imbere sosiyete yawe, ufite impamyabumenyi ya kaminuza hamwe n'uburambe bw'imyaka 5 mu mwuga wawe, mbese mu byo usanzwe ukora. Iyi program rero y'umwaka umwe ishobora kuba intambwe ikomeye mu rugendo rwawe. Sobanukirwa birambuye kuri iyi program hano, ubwo n'ibyo nashaka kubabwira. Iyi program rero ya fellowship ya itangwa n'izi ambasade, hano ni kuri ambasade ya Amerika mu Rwanda. Ushaka kubikurikirana rero itawinjira kuri ino linki, murabizi ko mbereka kamwe kuri kamwe, nta hantu uciye kure kandi nta kuvuga ngo ndabibabwira mutabyumva. Iyi ni website ya ambasade ya Amerika mu Rwanda. Murabizi iyo dushaka kumenya update zijyanye na visa, update zijyanye n'impushya za Amerika n'ibindi bitandukanye, duca kuri iyi poto. Murahasanga rero iyi programme ibabwira n'ibyo bazibandaho cyane field cyangwa n'ibyo bari focus kuri byo. Focus nta zindi zirimo hano ni economic policy and finance, n'abantu muri public policy analytics ya public administration, n'abantu muri technology policy management, n'abantu muri right and freedom, n'abantu muri communication journalism, law and human rights, n'abantu muri sustainable lands, muri agricultural rural development, environmental policy, urban and regional planning, n'abantu muri public health policy and management, n'abantu muri substance abuse education treatment and prevention, na education administration cyangwa planning na policy. Aha ni muri education. Hano ninde wemerewe none kwa applyinga, nkuko mwabibonye ni muri izi field ziri focus, nkuko nziberetse. Izi field nizo ziri focus cyane. Noneho nimba izi field rero uzifitemo experience,
mbese arizo field uhoramo ukaba ufitemo nibura imyaka 5 ya experience muri izi field tumaze kuvuga, ni economics cyangwa finance, ni public administration, ni technology policy cyangwa management, ni muri communication and journalism, ni muri law and human rights, ni muri agriculture cyangwa law development, ni muri environmental policy, ni muri urban and regional planning, ndetse muri public health policy and management, ni muri substance abuse education cyangwa treatment and prevention, ndetse na educational administration cyangwa educational planning na policy. Izi rero nimba ufitemo experience iri hejuru y'imyaka 5, ugomba kuba nibura ufite bachelor degree, ufite experience y'imyaka 5 muri related professional experience, ugomba kuba ugaragaza committed muri public services, ugira services zirifasha rubanda, ugomba kuba ugaragaza commitment muri public service nko nabivuze, ugomba kuba ufite leadership position with responsibilities providing direct input in impact in policy, niba ufite kuba hari imyanya runaka y'ubuyobozi cyangwa ya leadership cyane cyane ishyira mu bikorwa za field twabonye hari ahuruguru, ndetse uzi icyongereza cyangwa uri fluent, uvuga icyongereza neza kandi uzi no kucyandika neza. Hano rero ikintu kiza cyane kibamo TOEFL ntago iri required, ahubwo abantu bazaba babaye successfully bazaba founded, bazahabwa inkunga cyangwa amafaranga atuma bakora iyi TOEFL cyangwa iki kizamini cy'icyongereza. Rero uburyo bwo kwapplyinga ni uguca hano, ubwo ushobora gusura US Embassy, warangiza ukajya kuri iyi fellowship, ukaza ugaklika kuri ino link mu gihe ushaka kwikorera application. Mbibutse ko ukeneye kohereza ubusabe bwawe tuba duhari, tuba twagufasha ku giciro gito cyane, ndetse no kugira dukusanye dosiye zawe zose zijyeho ku murongo nk'uko zisabwa. Umunsi wo kohereza ibisabwa wa nyuma ni tariki 21 z'ukwezi kwa 7 2025. Abazaba bapplyinze cyangwa bohereje dosiye ziri hadi bazinye kuri ambassade, aba ntago bazakirwa. Abakiriwe gusa cyangwa bemewe ni abazaca ku ino link yemewe mu buryo bwa nyabwo. Rero umuntu uzaba yamaze kuba yaba selected azahabwa ibintu bikurikira: ni uguhabwa ticket y'indege izamujyana n'imugarura, ni ukwishyurirwa amafaranga y'ishuri, ni ukuba yahabwa uburyo bwa allowance, amafaranga amufasha mu mibereho ye ya buri munsi igihe azaba ari gukurikirana ino fellowship, ni ukuba yakishyurirwa ibijyanye na activities zo kwishyura ndetse n'ibitabo, ni ukuba hari ibijyanye n'uburwayi bwe cyangwa kwishyurirwa ibijyanye na insurance z'ubuzima, ariko hari ibititabwaho cyane cyane nko kuba utwite, ntago muri support za insurance birimo, bivuze ngo utwite ntago iyi support yemerewe, kubera ko n'ubundi ntago bazagufasha muri insurance yo kubyara cyangwa n'ibindi bitandukanye. Rero ntago rero iyi ngiyi providinga support ku bantu uzajyana abandi, mama wawe, umugore wawe, abana bawe ushoboye kuba wabajyana, ntago aba bayi supporting, ni wowe wenyine bitaho nkuko mubibona. Ugiye kwa applyinga rero ushaka gukora application, ni ukuza ugaca kuri iyi link ukinjiraho. Abantu basanzwe ba applyinga ama Fulbright n'izindi programme ziba muri US Embassy, ni poto ducaho. Yari ubwa mbere ukanda create account, ukuzuzamo iyi myirondoro mubona, na amazina yawe, ni email ndetse n'igihe wavukiye. Iyo ufitemo rero account ukanda kuri login, nkanjye ngiramo konte nyine, urumva ntago nababwira ibintu nanjye ubwanjye ntajya nkora. Konte rero uhita ukora login, usanga ufitemo konte, ni gushyamo email na password byawe. Iyo wayibagiwe ukanda forget, ukaba wabona reset kuri email, then ugakora new password, ariko izi password uyishyiramo ndetse ugashyamo na email yawe wakoze wiyandikisha, ugahita ukora login. Iyo ugezemo muri login ureba ya Fulbright, ariko ya yindi tugiye kureba, tugiye gukoramo, mwibuke ko ari iyi fellowship murayibona, ariko dufite 2026-27 niyo tuba tugiye gusaba. Dukora start new application, tugakora iki? Murabona ko ese bayiduha zira n'izindi mfiteho, ariko yo ntayo ufite, urabona ko hano ntayiriho. Ibi ni ibindi banarasabye. Rero iyo ugiye gutangira icyashya ukanda kuri start new application, ugahitamo ya yindi wayibonye ino fellowship, wamara kubona kariyo ugahita ukanda create application, irahita iba start. Nindangiza handi ahita nkora open application, noneho ngende nuzuzamo ibisabwa byose. Mbibutse ko hano hari itegeko rikomeye cyane bita plagiarism checker, n'uburyo bwo kwirinda plagiarism cyangwa gukoresha content y'abandi mu bibazo byose ugenda usubiza, wirinda gukoresha robot za AI
nk'ama statement, ama easy questions and so. Wirinda gukoresha ama AI wandika ibintu byawe bwite. Hari abantu nyine bakunda kumbwira ngo bino bintu kuki mbihenda iyo ndi kwishyuza. Yego, kuranga ukoreye ibiryogo nkagujya nkora kuri Google nkakora copy paste nkabikubitamo nkigurukira ukancira 3,000 cyangwa 2 cyangwa 5, nibwo wamenya ko nakuroze. Ngiye nguca amafaranga y'ukuri ajyanye n'akazi tugiye gukora. Wirinda plagiarism please. No kuvuga ngo nkomeje nka continue hano nibwo wabibona. Ubwo iyo umaze gusoma ibi byose ukora continue nk'uko mubibonye hano. Nkaza kuri data privacy, uburyo bwo kwemera nyine gutanga amakuru yawe, ukemera ko data privacy uzemera, ugakora continue. Turi kumwe. Hano rero baguha ibyo kuzuzamo, nibazo utangiriraho, bakubaza igihugu cyawe, ndacyuzuzamo nandike ko ari u Rwanda. Hano barambaza academic ndi kwa applyinga nkuko mwabibonye 2026 2027 niyo turi gusaba. Hano kubaza ati se wigeze ugira ubwene gihugu bwa Amerika, ndemerano. Hano barakubaza ati se warangije bachelor degree cyangwa undergraduate, ndemera yes. Hano barakubaza ngo se waba ufite experience y'imyaka irenze 5 cyangwa 5, wemere yes. Hano barakubaza nyine bijyanye na employment, wemere nimba ibi byose byujuje. Nimba ese waba warigeze ukorera bimwe muri ibi bigo, nimba ari byo wemere yes, nimba ari no wemere no. Mwibuke ko umuntu wigeze gukora muri ambassade za Amerika cyangwa hari umuntu ukora muri ambassade za Amerika, aya mahirwe akenshi ntabwo aba yemerewe. Ubwo ari yes ushobora gusanga uri not eligible. Nkomeze continue. Hano tugeze ku bintu bijyanye na details za gihugu cyawe, ubyandike byose ubyuzuze. Bimwe nababwiye rero ibijyanye na plagiarism bikunda kuza kuri izi case. Language skills, academic history ntayo bazanyeho noneho, ariko ugomba kwibuka ko ugomba gukoresha amagambo yawe bwite mu gihe uri kwandika ibi bintu. Rero ahantu basabira amasomo ni kuri study plan, mbese ibintu ushaka kuzaba wakomerezamo. Professional update, English language testing, hano urahataruka kubera ko mu gihe udafite TOEFL kuko mwabibonye ugomba kuba witeguye ko nugira success yo kuba waba selected bazaguha uburyo bwo gukuramo TOEFL ku buntu. Ubwo rero count details uramanza ukareba ko arizo nyine nkuko ubamaze kubihitamo, ugatwitamo continue kuko ni mu Rwanda, twebwe na ambassade y'u Rwanda. Nge rero kubera ko nsanzwe mfitemo konti ibintu byinshi cyane biza byiyujuje, nawe ariko ugomba kubyuzuzamo. Hano kuri personal information ahangiramo konti, ntaga kenshi cyane bahita byongera bakabikubaza basanga birimo. Hano ni first name, narababwiye ureba kuri ID yawe cyangwa passport yawe, ntago uvuga ngo izina rya mbere n'iry'icyongereza negative, ureba ukuntu bitondetse kuri ID yawe cyangwa kundanga kuri passport yawe. Hano ukabyuzuza then ugakora continue. Iyo ugeze hano bakubaza ibijyanye nimba ari abantu ufite wazajyana nabo, icyo gihe ukabigaragaza. Barakubaza ngo how many dependent do you intended to have a company with you, ni abantu bangahe uzajyanayo. Ntuzemere ko abantu uzajyana kuko bigabanya amahirwe yawe, ushyiraho 0. Nimba ari umugore uzamutsige mu gihugu uzahamusanga, nta muntu uzamwiba, ni umwaka umwe gusa. Ugakora continue uko ugaragaza ko hari abantu muzajyana, birakurimita nyine kuba wa selected kubera ko ubisaba nuko ufite n'ubushobozi buzaba supporting abo bantu. Hano uzamo ibijyanye n'igihugu cyawe ndetse na contact zawe nkuko mubibona. Hano ni telephone number, nkamanuka then n'ama email yawe ugakora save and continue. Hano rero uzamo mari code yawe ajyanye naho wize ndetse ugashyiramo na transcript yawe. Nkuko mbibabwira nta kintu kiba gikenewe uretse transcript yonyine, kandi biba byiza ko transcript yawe iri mu Cyongereza. Nimba ufite transcript iri mu Gifaransa urayihindura. Mbibutse ko izi fellowship ziba ziri kuba PhD ndetse n'aba masters, nta wundi muntu wemere kwaka izi no fellowship. Ibindi kwagenda ubyuzuza paka ugeze kuri izi question, nizo nababwiye ko zisaba ko ugomba kubyandika mu magambo yawe, nta chat GPT, nta zindi robot, nta copy paste, ari amagambo yawe uri kwandika by typing. Ugashyiramo experience ufite abroad, yo ntayo wemeza ko ntayo. Ugashyiramo additional information, ugashyiramo recommendation. Recommendation ni umuntu wawe cyane cyane wakwigisha cyangwa wagukoresheje kandi akaba ari ready yo kuri playing. Bamuha message kuri mail then akaba ya replayinga
ugakora signature ni ukwandika amazina yawe, then ugahita ujya kuri review y'ibyo wujujemo hano ugakora submission. Ntabwo mbasoreza application yose ko bisaba ko manza kwegeranya dosiye zose kugira ngo ntawereze ibintu birimo amafuti mu gihe ndi kwa applyinga. Icyo ukeneye gusa ni ukuba ufite transcript, tweyo turi ku applyinga tugusaba na CV kubera ko nk'imyirondoro yawe, experience yawe, aho wize tubikura muri CV yawe. Ariko wowe uri kubyiyapplyingira CV si ngombwa kubera ko ibyo uri kuzuzamo ububizi mu mutwe wawe, ubyuzuza gusa wasevinze transcript yawe ahantu kuko niyo uraza kugira ute gukora upload. Ukeneye ubufasha rero kugira ngo dukore application cyangwa tugusubmitingire busabe muri aya mahirwe, watwangiye kuri WhatsApp yacu kuri 078 30 550 771. Ni ibintu byagufasha kugira ngo tube twagufasha gusubmiting usabe bwawe kugira ngo ibintu bibe binoze neza. Iyo nimero ya WhatsApp kandi ushobora kuyisanga muri description y'iyi video ukaba watwandikira mu buryo bwihuse. Mwabonye ko hakiri igihe kinini cyane kandi hari form ndabasangiza muri comment ya mbere y'iyi video ku bantu bashaka ko tubafasha cyangwa bifuza ko ariko twabakorera application cyangwa twabasabira, ukaba wayuzuza tukaba twahuza imyirondoro yawe kugira ngo dutangire kuba twagufasha. Rero uramutse uri ready wakuza iyo form tukaba twagufasha cyangwa nawe ugakurikiza inzira naberetse kuba wakifasha ukaba wabyuzuza. Link yo kwapplyingiraho murayisanga muri description y'iyi video ku bantu bakeneye guhita biyapplyingira kugira ngo ube wakuzuza ibisabwa byose muri systeme usubmiting nawe ugerageze aya mahirwe. Try and fail, don't fail to try. Ntuzavuge ngo ibintu ngo nago ngo byaguhira utaranabigerageje. Nababwiye ngo nta nubwo wakitwa umushomeri utarageze applying. Umushomeri n'umuntu wagerageje gushaka akazi akakabura, ariko utarageze kugashaka ni gute wiyita umushomeri? Niyo wamaze imyaka 20 uri hanze aha utarashaka akazi, ntabwo uri umushomeri. Umushomeri n'umuntu wahize akazi akakabura yagashatse. Ntuzavuge ngo buze ishuri wigamo cyangwa ngo umuntu gusupportinga ngo kujya hanze utaragerageza amahirwe na rimwe. Try and fail, don't fail to try. Tuba turi hano kujya tubafashe ibintu byose mukeneye. Tubandikira ama CV, tubakorera amabaruwa, tubandikira statement purpose, statement za study plan, statement za personal statement n'ibindi bintu bitandukanye by'amakademic bishobora kugufasha kongera amahirwe yawe mu kwapplyinga ibintu bitandukanye. Tubafasha no kwapplyinga ama scholarship atandukanye, haba ara yo kwirira cyangwa n'amashuri yo guhabwa sponsorship za scholarship ziri full funded cyangwa iziri partial. Ubu dufite partial yo muri iri South Korea, tubafitiye full ndetse na loan granted yo muri USA with Catholic University of America. Tubafitiye ni application tubahaye akakanya yo kwiga muri Amerika ku buryo buri full funded kuri masters ndetse no kuri PhD. Murabona ko ibintu abari uburyohe kabisa, kandi tubafasha no kumenya uburyo mwabyikora nkuko mwayibonye step by step. Nimba rero ukunze izi nyigisho cyangwa iyi video, wakanda like kuri no video ndetse ukaba wayisangiza bagenzi bawe kugira ngo nabo aya makuru abagereho. Nimba ari ubwa mbere cyangwa utarakora subscribe, nyabuneka kora subscribe ndetse ukande n'iryo menyekanisha kugira ngo yose dushyizeho video ube wayibonera igihe. Nyagasani akomeze abaho umugisha kandi akomeze abarinde. Mbifurije amahirwe masa muri byose mukora ndetse aba ari we ubihera imigisha ya buri munsi.